mubihakana mubikura iyo uvuga ngo nta karande ngo nta bapfumu nta murozi ko nakweretse ejo bundi abarozi mubihakana mubikura ahubwo siko bakugize gutyo so bagize gutyo umuryango wawe so bagize byose uri mucamo kumva ugiye guhangayika si ibyo byose si abapfumu so batanga inzaratsi bagasanga abarozi tikazi abantu bashikisha abantu waryamo kararushikagurika waryamo akaguhamagara bagushika wisinziriye bagashika umuntu bakamukura iyo kure nabyo ngo ntaga abashitsi babo umva yagushika kakuvana nese ubundi bamubona mwisanga mu matongo iyo mwiyerekwa ariko yenda mu kirundi amatongo bagira ngo ni ubutaka hoya iyo wisanga basuye iwanyu mu cyaro uri muri Amerika ntibaba bagushitse se uhasubira ute sabo neza suko utazi kwiga neza suko utazi gukora neza suko ibyiza biri ahubwo imbaraga z'abashitsi n'abapfumu bakorejwe n'abantu bakurwanije bashitse ibyawe byose ariko ngiye kubona mbona Imana izanye urukuta rukomeye irambwira ngo hagati yawe n'abikoraga ishyize mu rutazongera kubabona ukundi. Nkuko bisanzwe rero uyu ni umunsi wa 50 turi imbere y'Imana aho twatangiye dusobanura ku nzozi noneho umunsi w'ejo twabaganirije ku cyitwa umurozi kadakwiriye kubaho kandi ko Imana imuteje ibisazi. Uyu munsi rero wa munsi wa 50 ngiye ukwereka ko n'abapfumu nabo bahari ariko Imana ibambuye ijambo kuko umupfumu n'umurozi bose ni nk'abavandimwe. Umupfumu arapfumura kubeshya ahubwo iryo ashaka byose hakaza n'umurozi ukoresha bwa bugome bwiwe rero uyu munsi wa none. Nagira ngo mbasuhuze mwese kandi nzi ko mwaremubonye ibitangaza nzi ko Imana ibagiriye neza. Ndagushimira wahamagaye ukambwira icyo Imana yakoze gitondo nanezerewe Imana iguhe umugisha nawe runaka simvuga mizana ndagushimira cyane ko hari icyo Imana yakoranye nawe kandi koko byari ngombwa ko Imana yakugaruriye umutware wa Imana nihabwa icyubahiro. Rega ijambo ni ukuryizera agomba kugaruka nta kunya ngo ushimire wakoze kuri kubaciye mu gikaro kabimbwira kandi nabibonye. Hanyuma nawe wari ufite ibibazo utakibasha gusinzira mbwiye ko basinziraga kandi Imana nihabwa icyo nabambwiraga yuko hari umuntu ari waraguhemukiye uyu munsi yagusabye ibibazi nibyo tuba dushaka nuko imbaraga z'abarozi zifatwa mpiri n'iz'abapfumu zigafatwa mpiri muri iyi minsi y'amasengesho. Ndashaka ko ibintu bihinduka umuntu wese akabibona akabona ko wahindutse hari icyo Imana akoze ku buzima bwawe. Ibiro biraryoshye cyane nawe Imana iguhe umugisha. Nangire shima Imana kuri mushiki wacu wambwiye ngo fiance yaramaze cyatamuvugisha ngo uyu munsi yamuhamagaye baraganira. Nicyo tuba tuvuga rero kuko buriya mu isi ya none mu isi y'umwuka uyu munsi yo tujya kureba ibintu bikubaho byinshi burya abarozi babyihisha inyuma abapfumu babyihisha inyuma abarogesha umwuka babyihisha inyuma abarogesha amahembe babyihisha inyuma. Burya hari ibintu tutazi kubona ko tugenda gutya ariko kumbi hari abamwiciranye bambaye inzaratsi bambaye ibintu abaciwe indasago abakoze ibindi bintu mbega tuzengurutswe n'imbaraga mbiri rimwe na rimwe zigendera mu mwicarana ariko ntubisobanukirwe. Ariko Imana ishiye ku Imana igore fiance mukamwaganiriye so wenyine gusa Imana ishimwe nawe bafite ikibazo gikomeye cyane utazi iyo cyabaye cyo kuva kumvunana niwe wambwiye ko byahagaze ukimara kwizera ijambo ry'Imana nibyo abarozi barahari. None se wabyara gute kandi uva buri munsi? Ntabwo bishoboka ibyo bintu. Wabona kana gute se? Ntabwo byakunda. Rero ni byose abarozi bakora kugira ngo twinubire Imana bitume twe tutakaza bwabo bwo gukorera Imana. Ndagushimira nawe wakize kandi ariko Imana igikora kandi si wewe wenyine gusa kuko nzi ko no mwiriba ry'amazu Imana irakora ibitangaza. Reka nkubwize ukuri ngo nta mbaraga nta jambo kuko Imana yamanukiye guca urubanza rw'abarozi n'abarozikazi kandi no kugira ngo ibateze ibisazi. Ndagira ngo rero nshime kuba uwo mwagiye gutangira kubana natwe kuri urubuga rwacu urubuga rw'abera ministries avuga ngo ni ubumwe bw'abera ministries aho utangiye kuba wagize waje uyu munsi wa none ntusige udakoze utiyandikije nyaboneka hirya hari inzogera ujye ubasha kubona notification kandi ababikoze turabashimye n'abatarabikora namwe turacyabategereje turacyabasengera kandi tuzi kandi mukomeze mukore comment mwandikira abandi muhereza abandi. Ariko abantu baraboshywe wibohoka wenyine babwira amakuru bahamagara bereka ibikwiriye babwira ati ngwino hano urebe kandi by'ukuri ndabizi nabwiye ngo Misiri imbere ndimo ndasenga Imana hari uburyo izaduha uburyo tugakora noneho deliverance iri live umuntu ari mwe abireba turimo tubaganira
unabiganiriza unabibonesha amaso ubona uko abantu bakira n'uko abantu babaho ko izo mbaraga zirahari kuko niba satani yarahagurutse natwe abantu b'Imana ntabwo twicaye turahagurutse kandi duhaguranye n'Imana ishobora byose kugira ngo tuneterarize dutere pararize imigambi y'abadayimoni dusenye inkuta za sekibi dusenye ikintu cyose kibi duhagurukira imbaraga mbi tuneshe dukubita imyuka mibi turangize turandure twigizeyo dukora ibintu bidasanzwe kuko Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu irakora. Rero ndabashuje cyane inshuti zanjye bo dukunda bavandimwe bacu bene data abarundi turabashuhuje turashuje rwose mu bihugu bitandukanye dushuje abavandimwe mu Tanzania dushuje abavandimwe wese aho muherereye dushuje abacu bose aho muri wiyumvemo ko Imana ifite imbaraga zo gukiza umurozi n'umugomo. Uyu munsi wa none rero nahabwira ngo nabazaniye iki tuma kuganira ku munsi wa 50 nahabwiye ngo umurozi ni umuvandimwe w'umupfumu kandi ubugome busa n'ikinyoma ariko data dukorera Imana y'amahoro Imana y'umunezero nayo nkubwire ngo uyu munsi irakubohoye pe urabohotse haguruka unezerwe rambura kaguruka kari karanze gukira ndimando la miniwa ndimo ndabona Imana irimo irambura akaboko kawe kandi ndimo ndabona indyarya n'incakura zibuza aho zicengerera kuko Imana imaze gusiba utwobo yanyuraga indyarya zanyuragamo Imana imaze gufunga ibyuho byose satani nta jambo afite nta hari bucengerere mva rambura akaguru kawe karambure ucyugero karambure cyane karambure kandi wihuta kuko Imana imbwiye ngo igukijije byiteka ryose. Si ibyo gusa rero hari ibintu ndimo muri Imana imikora kuri uyu munsi wa 50 na amateka adasanzwe na amateka akomeye na amateka akomeye cyo bita patos 50 mu kigerekere kamubwira na amateka akomeye ariko se wanyemereye ukakira kubyaye umwana wanyemereye ko urubyaro ruje k'imbaraga zo zicogoye k'Imana zarangiye. Rero bakozi b'Imana Imana ibampera umugisha mwe mwese aho muva mukagera mwe mwese aho muva mukagera mwe mwese aho mukagera rega nawe mwigare wahaguruka ahubwo no kutinya guhaguruka ariko wahaguruka byashoboka izera ijambo ry'Imana none se kutishwe n'ibindi byose karabakuzinze bakugira ingata n'ubaje guhaguruka kandi umwe akaba yamanutse gutabare haguruka ukomera wumve wemye rega imbaraga z'Imana ziri hawe hamagara gusa dusengane kuko ndi kumva nubwo wakwizera muri ijambo ryonyine gusa hari igihindutse mu buryo bukomeye hari ikikuyeho mu buryo bukomeye. Izi ni imbaraga zo kubohoka kandi ukabohoka mu ruhande rwawe ukabohoka wuzuye umwuka wera ukabohoka wunze ahantu hakomeye ukabohokera muri quartier ukabohokera aho utuye bakamenya ko wasenze Imana bakamenya ko utasenze bayari bakamenya ko waturiye Imana bakamenya ko waririmbiye Imana bakamenya ko wirinze kubw'Imana kuko Imana ihagararanye nawe kuye kuzamure mu cyerekezo. Haleluya. Madasi nkubeshya grand frère sinkubeshya petit frère sinkubeshya burungano rwanjye duhuje imyaka nk'isi nkubeshya reka nkubwize ukuri hari imbaraga zineshe zindi hari imbaraga zimiri zindi imbaraga z'Imana zimiza abadayimoni zose zikagera nk'uko inkoni ya Mose yakusamye udukoni twose mu Egiputa ni nako Imana ikusanya byose byakurwaye kabye bikujinye mu nyanja ndajugunye hirya iyo ngiyo ahubwo irakurengera gutawe mu izina rya Yesu. Nayo mubwira ngo aya ni amavuta yo mu gihe gikwiriye ni amavuta yo ku munsi wa 50 witwa patos aho Imana ibohoye ana amasengesho yacu munsi wa 50 ngo ni patos niko bisobanura nuvuga ngo Imana yo mu ijuru ikubohore umugozi wose igufungura iminyururu yose yari iboshye ibyawo abawe ibyo ukora naho werekera ibohore visa yawe ibohore diplome yawe ibohore akazi kawe ibohore umugabo ibohore umugore ibohore urubyiruko rwawe ibohore mariage ibohore urubyaro rwawe ni ukuri Imana ibohore umunyururu wose kuko ndagira ngo ujye munsi y'icyo kwizera bino bintu ko Imana iri midinda la masayine mola be incakura zivuza aho zicengera indyarya aho ziryarira kuko Imana ifunze amayira iravuze ngo dore ndi kumwe nawe sinzakure kuri Imana nishimwe cyane ngaya magambo twutekereza ndabashuje mwese ndagira ngo wumve ko Imana igutamva mva kubwiza ukuri zamura ukuboko gutya ahantu mu kwahantu uzongera kumva uharwaye nabona gurwaye muri runo rubavu uzamara ikiganza cyonyine gusa avuye ngo ndakiriye ntabwo biri bugaruke muntu w'Imana kandi Imana irafunze hari ibintu ifunze ibintu byinshi ikingiranye imbaraga z'abarozi z'abagome z'abaguhiga ibyo baguhigisha uruhindu dayimoni guhagurukira ushaka kurwanya gakwigiza ntabwo biri bushoboka uyu munsi Imana iri kumwe nawe kugira ngo ihindure ibyanze guhinduka byose maze utabarwe kandi urengerwe. Imana ishimwe cyane nagira ngo mbasuhuze reka dusenga n'Imana ishobora byose ariko mbere yuko dusenga nkwibarize ese koko wizeye ko Imana yabikora
ubu se wanyemera ukanyeganyeza uwo mugongo ko urimo urandeba wicaye mu ntebe, wahagurutse ukandeba uhagurutse kugira ngo urebe ukuntu Imana ikora ibitangaza. Sinjye uba urimo ureba, ariko ureba iyi video wahagurutse ugakora ijwi ry'Imana ukagendagenda aho mu nzu iwawe ukumva uko Yesu agira neza, umugongo ugakomera. Wanyemereye ukajyana iyo dosiye yawe, wanyemereye ukavuga ngo byose birashoboka, wanyemereye ngo nanjye nakiriye impinduka, wanyemereye ngo nanjye Imana irabikoze. Naho tugiye kuganira ku magambo y'Imana rero. Imana ibane natwe cyane, kandi Imana itugiriye neza kubw'aya magambo y'Imana. Rega twanatangiye, Mana ukomeze utuganirize, Mana ukomeze utugirire neza, Mana ukomeze utwiteho muri iri jambo ryawe. Njye n'abagaragu bawe, njye n'abakozi bawe, tubere ingabo idukingira. Mwami ntuduhane udutererane, iri jambo Mwami uryumve cyane uriyobore, bwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen, amen. Rero twihuse cyane, ndashaka ko turaba amagambo abiri atandukanye. Amagambo abiri atandukanye. Ngira ngo n'ubwa mbere mubonye fashe ikaramu, turaza kureba ijambo umupfumu. Umupfumu ni umuntu umwe, abapfumu ni umuntu urenze umwe. Si mwanyumvise? Umupfumu ni umwe, abapfumu ni abantu barenze umwe. Rero impamvu uvuze bino bintu wakwibaza nuko ijambo ry'Imana Bibiliya yera cyangwa ntagatifu, umupfumu, ijambo umupfumu agaragara muri Bibiliya inshuro 5 mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya ntaho umupfumu agaragara na rimwe. Mu isezerano rya kera ijambo abapfumu ubwinshi bigaragara inshuro 21. Ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera ijambo rivuga ubupfumu cyangwa ubupfumura ni inshuro 26 zivuga ubupfumu. Iyo mubihakana mubikura, iyo uvuga ngo nta karande, ngo nta bupfumu, nta murozi, ko nakwerekeje ubundi abarozi, mubihakana mubikura. Ahubwo siko bakugize gutyo, so bagize gutyo umuryango wawe, so bagize byose uri mucamo kumva ugiye guhangayika. Si ibyo byose si abapfumu? So batanga inzaratsi bagasanga abarozi zitangwa n'abapfumu, ngo ya miti izinga abantu, ya miti bemeza abantu, ugasanga umugore aragiye baramubeshye ngo akira ngo umukunde n'imbuto z'igiti kimwe, ngo ugise agafunga umugabo azagukunda, abandi batakiragaho utuntu twinshi, ukibaza ngo uruhu rw'intare rwakora iki. Ariko kuko Satani yihishe muri ibyo bintu, rimwe na rimwe birabakorera, ariko bikabakorera bigiye kuzabarimbura. Kandi bamaze gukorera ibyo bintu bikabakorera iby'ubupfumu, ntamenye neza ko asezeranye igihango n'abadayimoni b'igihe cyose. Ariyo mpamvu uzasanga hari abubaka amazu ntibayararemo, hari abagira ibyo kurya ntibabirye, hari abagira n'abagore ntibanabane kubera ko batizwe kudakora icyo kintu. Rero abapfumu barahari muri Bibiliya. Ijambo umupfumu ni mu buke, turabibonamo inshuro 5. Ijambo abapfumu ni mu bwinshi, turabibonamo inshuro zirenga 21. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera ubwaryo ryihariye ijambo umupfumu inshuro 23 harimo n'abapfumu. Bavandimwe bene data rero, amagambo ngiye kuyasobanura mu yumve, ntabwo nayavuga yose kuko amasaha yatugendana. Haravuga mu Balewi ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi, abantu bashikisha abantu, waryamo kararushikagurika, waryamo akaguhamagara bagushika wisinziriye, bagashika umuntu bakamukura iyo kure, nabyo ngo ntaga abashitsi babo amva yagushika kakuvana nese ubundi yamubona mwisanga mu matongo, iyo mwiyerekwa, ariko yenda mu kirundi amatongo bagira ngo n'ubutaka hoya. Iyo wisanga basuye iwanyu mu cyaro uri muri Amerika, ntibaba bagushitse se uhasubira utese. Ngo abashitsi, abantu bakurura abantu bapfuye bakazura abandi bantu, ariko batanabuze muri abadayimoni bahamagaye. Ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, bicishwa amabuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Urumva Imana yo yabonye ko hariho n'abashikisha abantu,
kagushishwa rushikagura kurota uri usubira iwanyu mu byaro usubiriye kure kandi barapfuye na amatongo masa nabo muherukana ntawo muziranye ukarota uri musangira nabo hari na hamwe ngo bakarota bongeye gusurwa n'abagabo reka bagushitse wigende bagushika bakuvana iyo kure. Imana yemera ko n'abantu bashika imitima y'abantu bakayitwara. Ubihakana wowe urinde uturutse he ngo kandi umushitsi avuga ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi umupfumu cyangwa umupfumukazi ntakabeho mu hagati muri mwebwe ubwo Imana ibakwirukanyeho. Gutiya kwa kabiri ibice 10 haravuga ngo muri mwe ntihazabone kucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro cyangwa iby'ubupfumu cyangwa iby'uragurisha ibicu cyangwa umupfumu cyangwa umurozi. Urumva deja Imana ivuze ko nta mupfumu n'umwe ugomba kuba mu iteraniro agomba kutigirayo. Ni nako Izayi nawe yasobanuye Yesaya ibice 3:2 ngo n'umunyamaboko wese w'intwari yose n'umucamanza n'umuhanuzi n'umupfumu n'umukuru. Aha yasobanura cyane ngo n'umutware w'ingabo n'50 n'umunyacyubahiro n'umujyanama w'umunyabukorikori n'umuhanga w'umupfumu ujijutse. Wajya ko ugasanga muri Daniel haranditse ngo nuko abakarudeya basubiza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe we mw'isi babasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukoronikoni kwese cyangwa umupfumu cyangwa se bene iryo jambo. Uwo ni umupfumu tubonye, ariko ubupfumu bwo abapfumu byo ni ijambo ryinshi cyane. Navuze ngo ni mu bwinshi abapfumu. Umupfumu ni mu ijambo rimwe byumvikaneho. Umupfumu ni mu ijambo ni umuntu umwe, ariko icyitwa abapfumu ni mu bwinshi. Haravuga ngo ntimugahindukirire ijambo ry'Imana, ntimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, ntimugashikishe, ntimukabaraguze ngo mubiyandurishe nduwiteka Imana yanyu. Urumva rero twicaye unkurikiye wasanga waragiye kuraguza, wacaranye nabo urabashikisha, barakwanduza, uyu munsi uranduye urarwana na karande zabo. N'abapfumu n'inshuro nyinshi ntabwo twabona urugero ngo kandi umuntu uhindukirira umushitsi n'umupfumu ngo asambanishe kubahisha Imana no kugaragaza, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu nk'umukure mu bwoko bwe. Nuvuga ngo wundi uraguza ujya guterekera ushikisha, burya Imana imaze kumugiza hirya ku ruhande cyane. N'inshuro nyinshi bakozi b'Imana, ariko menye ijambo ry'Imana ngo bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu. Bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu, barabaza bati isanduku y'Uwiteka tuyigire gute? Urumva bahamagara abatambyi bahamagara n'abapfumu. Reka nkubwize ukuri, nganyuza umuhungu we ngo azabona umuhungu we mu muriro, ngo akaroga agashikisha abashitsi akaraguza abapfumu. Ukora ibyaha byinshi cyangwa imbere y'Uwiteka ngo na Imana izamukuraho. Abami ba kabiri haravuga ngo kandi abashitsi n'abapfumu nabo ntibagomba kuba bakibayeho, Imana inabirukana. Abantu b'Imana mwe gushikisha n'barashitse barabamara. Byo byose ntago nta magambo menshi cyane kuko ntabona umwanya wayo. Ngo kuko ibishushanyo bisengwa bivuga ubusa n'abapfumu bakaragura ibinyoma bakaragura ibinyoma. Naho Mika kuvuga ngo abamenyi bazagira isoni n'abapfumu bazashoberwa. Ni ukuri bose bazifata ku munwa kuko ari nta gisubizo kivuye ku Mana bazabona. Imana itugereza cyane. Haravuga ngo abamenyi bazagira isoni n'abapfumu bazashoberwa. Ni ukuri bose bazifata ku munwa kuko ari nta gisubizo kivuye ku Mana bazabona. Reka rero nkubwire ngo ntabwo ndi butinde kuri iri jambo, nkubwire ngo bagize isoni. Babandi bagushikishaga, bagushikiraga abana bakabatwara ubwenge, bagashika ibintu bakabatwara ibitwe, bakatwara imitungo. Hano tubonye amagambo atubwiye ngo abamenyi bazagira isoni n'abapfumu bazashoberwa. Ni ukuri bose bazifata ku munwa kuko nta gisubizo kivuye ku Mana bazabona. Ni Mika ibice 3:7. Bakozi b'Imana, nshuti z'Imana, abakunze umwe ministries yahoze ari tubajya no guti bya TUT, nanyo mbwiye ngo Imana iri mu ruhande rwanyu kandi Imana irimo irakora nange ibintu bikomeye. Ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyamaboko, ni Imana ishoboye. Kuri uyu munsi wa 50 rero Imana yirukanye abantu batatu. Ngiye kubwira hari umushitsi n'umushitsikazi n'umupfumu n'umupfumukazi. Babandi bagushikaga bagashika ibyawe, bagashika bawe, ukararushikagurika mukarura mu nzu
nta mahoro, abandi barogesha igicu, babandi bakurura abandi bantu b'ubupfumu. Imana igukuye imbere abapfumu, igukuye imbere abarozi, igukuye imbere abashikagura, igukuye imbere abaraguza ikirere. Imana nkorera niyo ukorera irimo iravuga nawe ngo uyu munsi irakubohoye kandi iragutabaye. Hari ibyiza ikweretse, hari aho ikujyanye, hari aho ikuvanye, hari ikigukoreye, ikweretse ineza yayo, ikweretse imbaraga zayo, ikweretse umugisha wayo, ikweretse gukora kwayo, ikweretse gutabara kwayo, ikweretse kurengera kwayo, ikweretse kuri Imana nyamana, ikweretse kuri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Biriya bintu bagutwaye tubigaruje imbaraga z'amasengesho. Ndi kumva imbaraga muri iyi minsi ya none. Imana impagurukije nk'umusaza w'umuhanuzi utaravangirwa, kuko reka mbivuge ko ntawe uzamvuga gereka nivuge ndahangaha, kuko mbonye ibintu byari byaramizwe byose. Imana ibigaruje imbaraga. Kumbi si wowe, si uko utazi kubara, si uko utazi gufata umugore neza, si uko utazi gufata umugabo neza, si uko utazi kwiga neza, si uko utazi gukora neza, si uko uriho ibyiza biri, ahubwo imbaraga z'abashitsi n'abapfumu bakorejwe n'abantu bakurwanije, bashitse ibyawe byose. Ariko ngiye kubona mbona Imana izanye urukuta rukomeye, irambwira ngo hagati yawe n'ababikoraga ishyizemo urukuta zongera kubabona ukundi. Imana ishimwe cyane, Imana ikumpera umugisha wo kurikirana amagambo y'Imana. Irambwira ngo bazabona ishyano, bazagira ipfunwe, bazaceceka, ntacyo bazageraho, ntacyo bazabona, nta n'ikindi bazanareba. Kubera iki? Nta kindi bazareba, nta n'ikindi bazabona, nta n'ikindi kikomeye, nta n'ikindi bazitegereza. Ahubwo ikizabaho ni ikihe? Nuko abashitsi bose n'ababikora bose bazakorwa n'isoni. Ni amagambo dusomye y'Imana nkunda cyane. Aravuga ngo abamenyi bazagira isoni n'abapfumu bazashoberwa. Reka barashoboye ko ngo nta gisubizo bazigera babona. Niho Imana ishubije, niho ifashe ukuboko, igukuyeho uburozi bw'abarozi, igukuyeho ubupfumu bw'abapfumu, kuko baterekera n'ababandwa. Ndimo ndabona Imana yeyura ikirere, cyo nita ngo kuvanaho igitwikirizo. Oh mene fale mai lele site le boni fanda la Michael lele wandi amanda kola basai nefo zatoli ama ewe ni ha lalando ezayimini fo. Reka mubwizo kuri mukozi w'Imana, nukuvuga ngo icyo ndimo mvuga uyu munsi wa none nuko Imana ikoze ibidasanzwe. Igukuyeho imbaraga z'abapfumu ku munsi wa 50. Turavuga ngo Imana ikuyeho izo mbaraga z'abapfumu, kandi Imana ikoze ibikomeye. Imana iriyerekanye, Imana igaragaje imbaraga zayo, Imana igaragaje gukora kwayo, Imana igaragaje ibitangaza byayo, Imana igaragaje ko ari nyembaraga, Imana igaragaje ko ikomeye, Imana igaragaje ko ishoboye, Imana igaragaje ko ifite gukora, Imana igaragaje ko ifite imbaraga z'uburyo bwose. Imana iriye losine nemandike le botaye de maisa. Harimo amagambo y'Imana atubwiye ahangaha ngo bazabona ishyano n'abapfumu bose. Bazabona ishyano. Bigize abapfumu bashaka kurwanya abera b'Imana no gukira amasezerano yawe. Ayo bahagurukiye ngo bayarwanye burundu, ariko ni ukuri kuko ni ukuri. Haravuze ngo kuni kuwiteka nyiringa bavuze, Imana ya Isiraheli, Imana yawe iti ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku byo bavuga byose. Imana ishimwe cyane. Imana iravuze ngo ntubyiteho. Ibyo bakuvumye, ibyo bagutongereye, ibyo bakoze ntago ntukabyiteho, ntukabyiteho. Ariko mwebweho ntimukumvira abahanuzi banyu b'abapfumu banyu cyangwa ibyo bavuga, ahubwo n'abacunyi banyu ndetse n'abarozi banyu babwira bati ntabwo bizagenda kure. Ntimukabumvire. Imana ni Imana yacu, Imana ni Imana yacu itabara, Imana yacu ni Imana ikora. Hamwe n'abo bapfumu bose n'ubwo byose bakora bose, umva hari Imana dukorera kandi kareba. Ntugire ubwoba, ntutinye, hagarara wemye utuze, ukomeze umurimo w'Imana. Imana ibaho rosivende lema ineri kopil pai. Umva rero nkubwiza ukuri, abarozi bagiye baroga amazi, umva nta kintu bagutwara. Na Yesu yaravuze ngo naho mwanywa ikica nacyo kizabatwara. Bivuze ngo data wa twese agaruye ubuzima bwawe. Ariko hari umuntu mva babwiza ukuri, wa muntu ntago mvuga umujyi utuyemo, ariko wituriye muri Canada wowe. Mbonye marayika afata ku mutwe wawe, mbona ashyizeho ibiganza bibiri gutya, mbona amazi menshi avuye ku mubiri wawe, mbona ubize icyuya kirekire. Imana irambwira ngo ikwirukanyeho uburwayi, iguhaye urubyaro yari yarakwemereye. Taya za wendele mai.
ibintu bagukoreye mu nkambi aho wari uri, Imana irambwiye ngo irabihanaguye, irakwejeje, iragutunganije, igukuyeho ikintu cyose kibi ku buzima bwawe. Asifiwe Bwana. Ibyo bakoze byose n'ibyo bavuze byose bitakaje agaciro. Ahubwo umwanya munsi wa 50 narabwiye ngo abarozi bateje ibisazi. Icyo bari bazi kuza wacyo kirahindutse. Imana ikoze ibitangaza kuko Imana iraguhishe kandi Imana iragutabaye, iragukijije. Ndimo ndabyese umwami. Yesu nzi kufita magari bihumbi, harimo n'iryo wangene, icyo wampitiye mo nukugira ngo hori ala masando leboni ya kotala babaseta ilmanify. Ngiye kubona mbona ahantu h'abacinda sago hose, marayika yongeye araje, mbona akuyemo ka kavu bagusize ukiri muto. Imana irambwira ngo uburozi bw'abarozi bwambuye agaciro, ndasago z'abapfumu zambuye agaciro, aho bakurasaze hambuye agaciro, ibyo bakoze byose byambuye ijambo. Winjiye mu mavuta y'icyerekezo gishyashya, winjiye mu masezerano akomeye mu izina rya Yesu, winjiye mu cyerekezo gifite imbaraga mu izina rya Yesu. Imana irimo irakorana ibitangaza igiye kwinda nawe. Dore bari barakuzinze, baranje Imana irabihinduye, baguteza imitego n'abapfumu Imana ibyigisheyo. Ndimo ndabona ibintu bikomeye imbere yanjye, ndimo ndabona ubuzima bw'abantu bwongera kuzanzahuka. Yesu mwami, ndagushimye ko abantu bakuye mu buretwa bwa Satani, ndagushimye ko bakuye mu maboko y'abapfumu n'ay'abarozi, ndagushimye ko ubutunzi bwabo bukuye mu maboko y'abapfumu n'ay'abarozi, ndagushimye ko ubutunzi bwabo bwejeje, ndagushimye ko bahembuye mwami, ndagushimye ko mbona uri mugenda uhindura ibintu byose. Satani yaramize ubutunzi, amira ibintu, amira ubuzima bwabo bwose. Ariko lemiande fole maine mola kutaraba izende fole ya moni kula manda ibini wandala basa. Ibi ni ibintu bisobanutse. Imana irimo irambwira ngo dore ihagaze imbere gukuraho umwanda wose bari baraguteze. Nagira ngo winjire muri amagambo wizere. Ariko Mana we, ariko nagira ngo uyu mudamu waze kumpamagara, aze kumpamagara kuko hari ijambo yarababwiye nijoro. Ndavuga ngo ariko nkawe urabona hari icyo ubundi wari umaze. Madamu w'umubiri ushaka wahamagara tukavugana, akubwira icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ariko menyera ijambo ryonyine gusa. Agahinda ka Imana yayikumvise kandi yakakiriye, kandi yakakiriye by'ukuri, ikakira inezere kandi irakakira. Iravuze ngo irabikeme mu izina rya Yesu. Rero Imana ibampera umugisha, Imana ibarinde batabare. Tumaze kubona yuko ijambo umupfumu mu buke harimo inshuro 6, eshanu rya kera. Ijambo abapfumu ni mu bwinshi hakamo inshuro 20. Ni mvuga ngo ijambo umupfumu ni inshuro hafi 23 zigaragara mu ijambo ry'Imana mu izina rya kera. Aho Imana avuze ngo umushitsi nawe twamushyiramo barya bashikisha bakanarogesha, nabo harimo inshuro nyinshi cyane. Cyo bitagushika kwa kundi uryamo bagashika ugasanga umuntu yisanze iyo mu byari yo kure, wisanze yo kure, wisanze mu matongo y'iwanyu, wisanze aho kera nta bye bagihari, wisanze ugenda mu irimbi, wisanze utemberana n'abapfuye, wisanze usangira n'abapfuye, wisanze uryamanye n'abapfuye, wisanze uganira n'abapfuye, wisanze uri muririmbana n'abapfuye, wisanze uri musangira akantu unywa n'abapfuye, muri mugasangira. Burya abakuriye ubwonko babo twaye waba uri maso cyangwa usinziriye, bagashika umutima w'umuntu ukamubura. Barya bakoresha ibitambaro, bakoresha ibintu byinshi, barogesha ukuntu kwinshi cyane, bafite ibintu bakora ugasanga umutima w'umuntu wabaye nk'uw'ikirere. Ariyo mpamvu Imana ivuganye nanjye ngo umva, ihagararanye n'umwana wawe, ihagararanye nawe, ihagararanye n'umugabo wawe, ihagararanye n'urugo rwawe, ihagararanye n'ubuzima bwawe, kugira ngo ihindure ibyo byose. Kandi noneho Imana iciye amateka mu izina rya Yesu. Murakoze mwese, Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza rero ku munsi wa 51. Shalom shalom. Mukomeze muhamagare tubasengera Imana.
muhamagare dukorane n'Imana. Yo groupe n'urakiyandikisha ngira ngo link muracyayibona aho wazira hose, Imana irakumva. Muri dusenga n'Imana kandi twinjira mu byacu byiza cyane by'uyu munsi, ngo uyu munsi wa none ndetse n'uwakurikiye ubushe n'undi turimo turasenga duhagarika dukubita ko mbonye Imana igaruye ibyayo byose. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Imana data twese turagushimiye kutwumvise muri ijambo ryawe. Tanga umugisha ku bantu bose bagene zo bafashe ubahembure kandi ukora ibidahanga mu izina rya Yesu. Mwami ndagushimiye, uri Imana ishobora byose, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.